bisanzwe buri mwaka tariki ya 26 kugeza ku 27 ku nshuro ya gatanu abasaveri bo kwishushe bari bateraniye i Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kwibuka Professeur Reverend Père Georges Defour ari nawe washinze umuryango w'abasaveri ku isi. Akaba yaritabye Imana ku itariki ya 21 z'ukwa munani mu 2012. Ngicyo cya giti cyitwa rangaranga cyangwa tripied gabo, aho bavuga ko umuryango w'abasaveri wavukiye munsi y'igiti hari abana 40. Icyo giti cyari gihari mu mwaka w'1952 ubwo bashingaga umuryango w'abasaveri utangijwe na Père Georges Defour, kikaba kigari n'uyu munsi. Byari ishema nk'abana b'abasaveri b'u Rwanda bari bakigezeho ukandagira aho amateka yatangira umuryango w'abasaveri. Bivuga ko natwe dutangiye ingufu nshyashya zo kubaka umuryango w'isaveri mu Rwanda. Murabona ko ibyishimo byasaze benshi bakifuza no kucyurira bakigira hejuru, bishushanya uburyo tugiye kuzamura umuryango w'abasaveri ukazasaza ufite isura nziza nk'iyo Padre Defour yifuje ko izahora ufite. Siku zote
iyi ngiyi niyo tripied gabo cyangwa se igiti cyitwa rangaranga, ari naho Padiri George Defour yahuriye n'abana bwa mbere 40 batangiza umuryango w'abasaveri. Iki giti rero kiracyari kimaze imyaka myinshi, uretse ko n'abandi bashobora kugitera iwabo kuko ibi biti biri ahantu henshi ku buryo byakugwamo urwibutso, aho gitewe buri gihe bakibuka abo bana 40 batangiye umuryango hamwe na Defour. Noneho ndagira ngo mwitegereze neza iki giti, cyitegereze neza ushishoze urebe mu biti muturanye impande zayo, murasanga iki giti kiri ahantu henshi mu nce z'u Rwanda. Ni igiti kiboneka henshi, dushobora gufata izina ryacyo ry'ikinyarwanda, abantu babimenya babajije abo baturanye bitewe n'akarere, ariko ibi biti birahari. Nkaba nifuza ko abasaveri bose bagitera nk'urwibutso, kikazaba ikimenyetso cyo kubibutsa inshingano zabo nk'umuryango, igihango bafitanye na Defour ushinzwe umuryango w'abasaveri. Mwese mbifurije kuzagira ubwo rwibutso ruhoraho, n'abana bakazajya barubona kuko igiti kimaze imyaka myinshi. Igiti cyagaragaraga muri 1952 kandi na n'uyu munota kikaba kigihari, nubwo gishaje bwose, ariko hari ibindi bizagisimbura. Tukizidi hivyo mpaka mwisho, kazi yetu nzuri sana itamfurahisha Mungu. Tukizidi hivyo mpaka mwisho.
twaje duteta turabana none tubaye bakuru aho mu Rwanda hose aho uzajya hose tuzaririmba saveri tuzaririmba saveri Piga cambio, ¿te viste? Tiki jaga jaga tiki, tiki jaga jaga tiki, tiki jaga jaga jaga. Magari. muze dukuze umuremyi waduhanganye urukundo natwe tuzamurire Toca mundial.